nongeye kugusuhuza nkushimira wowe udahwema kuduhozaho ijisho umunsi ku wundi uko bukeye n'uko bwije. Iyi ngiyi bayita Kigali Creators. So guys, reka nkubwize ukuri, muri iyi minsi ndakeka neza ko tumaranye igihe kinini kandi tumaze kumenyana. Wowe rero buri munsi tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ni byinshi ugiye kujya wungukira mu biganiro dukora cyangwa se mu nkuru tugenda tugarukaho zigiye zitandukanye. Ikintu cya mbere tugusaba ni ugukora subscribe kugira ngo tuzajya ucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nk'uko mubimenyereye, amasomo yacu tugenda tugarukaho ni YouTube business cyangwa se social media business muri rusange. By'umwihariko rero nk'abantu twabanye muri video zacu zabanjije, uyu munsi nifuzaga yuko twakongera tukareba ese aho tugeze kuri step tugezeho uko byifashe. Ni ibintu by'ingenzi cyane rero kuri wowe ugomba kumenya kandi ukabisobanukirwa, kuko nibyo bikugira content creators cyangwa se umuntu wiyemeje gukorera kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bintu bigera kuri 6 by'ingenzi bikomeye cyane ugomba kuba uzi nk'umu content creator kandi ugomba kwitaho ukabimenya neza. So ikintu cya mbere rero tugiye kureba neza ni uko ugomba kumenya ngo ese content ni iki, igisobanuro cya content ni ikihe. Content rero muri rusange ni ikintu wafasheho umwanya wawe ukavuga uti iki gikorwa nicyo ngiye gufokasingaho, ukakireba ukavuga uti nyihaye umwanya wanjye wose ngiye kugikoraho inkuru runaka. Ukakiga, ukakimenya, ukagisobanukirwa, ukamenya neza niba icyo uri gukora ukizi kandi ugishaka. Content rero ni ikintu wakita nk'inkuru runaka, yaba inkuru ivuga ku buzima, yaba inkuru ivuga ku bukungu, yaba inkuru ivuga ku mibereho, yaba inkuru ivuga imyambarire, yaba inkuru ikora ku muziki. Ibyo byose ni ibintu byitwa content. Content rero itagukijije ishobora kukwica bitewe n'uko waba wayikoze, kuko hari content ukora YouTube yazana ako kanya video yawe igahita isiba, igahita iyikura ku murongo wayo wa YouTube cyangwa se no ku zindi social media zigiye zitandukanye. Naho ura nka TikTok ntabwo ushobora gushyira content wishakiye ngo bize kuguhira. Reka turebere rero hamwe ibintu by'ingenzi ugomba kwita kuri content zawe. Ikintu cya mbere ni ugufokasinga ku gikorwa ugiye gukora, ukagikora neza, ukaginonosora kugira ngo uzagiha wese azabone ko ari ikintu wahaye umwanya wawe kandi witayeho. So reka turebe ikindi cya kabiri kandi cy'ingenzi. Ikintu cya mbere ugomba kwita mu video yawe yose uzagenda ukora, ugomba kwita ku cyo bita copyright. Copyright, haba copyright zitandukanye, haba copyright strict, hakabaho na copyright isanzwe yoroheje. Iyi copyright strict rero, iyi ngiyi ni mbi cyane, kuko iyo baguhaye copyright strict eshatu, icyo gihe YouTube channel yawe ihita izima cyangwa se bahita bayisiba ku murongo wa YouTube channel, ukaba urazimye, ukaba uragiye. Copyright isanzwe rero iyo yanditseho copyright gusa, iriya nta kintu iba yafectia kuri channel yawe, nta kintu bitwaye. Ariko nanone iyo baguhaye copyright imwe, iya kabiri, iya gatatu zikurikiranye, icyo gihe bahita baguha copyright strict ya mbere. Ubwo biba bigenda bigusatiriza kuri copyright strict ya gatatu izatuma channel yawe isibwa ku murongo wa YouTube channel.
Guys rero mu bintu mugomba kwitondera cyane birimo audio, buriya audio mukoresha mu video yanyu agiye atandukanye, simbashishikariza kuzajya mukoresha video mwagiye mudownloadinga ahantu hagiye hatandukanye, nubwo abenshi bavuga ngo hari imbuga zigenda zitanga audio agiye atandukanye, ariko njye sinagufavoriza kujya ukoresha ayo video kuko ntago wakizera uburyo aba akoze. Gusa YouTube hari urubuga itanga bita audio library, aho ngaho uba ushobora kujyayo ukaba wabasha gukurayo indirimbo wakoresha mu ma video yawe, ariko rwose bibaye byiza wowe wakihimbira iyawe cyangwa se ukajya mu ga studio runaka bakagukora akabiti gato cyane uzajya ukoresha mu miziki mu ma content yawe, utiriwe ugenda ngo ufate izubonye hirya no hino, kuko ziriya ziguhesha copyright yewana bikaba ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kintu kandi twareba kuri copyright ni ikintu kitari cyiza, cyane cyane giterwa nuko content y'umuntu waba wayikoresheje. Iyo ufashe content y'umuntu ukagenda ukayikoresha utagize byinshi ugenda uhinduramo ukayitera ukwiri, YouTube bibona nk'uruzira, ibyanga kubi, ibyanga urunuka. Iri kosa ntuzarikore ngo ugende uterure content y'umuntu nawe ugiye kuyikoresha. Iyo ukoze content nkayo nk'umu content creator ukayishyira kuri YouTube, ihita iyiha icyo bita ID, ihita iyiha icyo wakita nk'ikirango cyayo cyangwa code yayo. Wowe rero uvuye ku ruhande ukagenda ukayifata, nakoze video yanjye ndayaploadinga, nawe uraje urayikunze uravuga ngo nanjye reka nyishyire kuri YouTube channel yanjye. Biriya ni ibintu bibi cyane YouTube yanga, ibona yuko wakoze copy igihangano cy'abandi, icyo gihe bahita bagikuraho cyangwa se bakaguha strike. Okay, reka turebe ku kindi kintu kandi kitari cyiza mu gihe waba wakoze content y'abandi ukayikoresha. Ushobora kuyikoresha nibashe no kubona abantu babasha kuyireba ngo ibashe kugira akamaro ikumarira, n'ubundi ikaba waruhiye ubusa, wataye umwanya wa uploadinga n'ama megabyte yawe, ugasanga icyo gihe wapfushije igihe ubusa. Reka turebe ku isomo rya gatatu. Isomo rya gatatu rero tugiye kurebaho ni uburyo ushobora ku exportinga video yawe cyangwa se uburyo wakwaplodinga video yawe mu buryo bw'ikinyamwuga cyangwa se mu buryo YouTube yemera kandi ko bwaba ari uburyo busa neza bumeze neza. Ndakubwiza ukuri, nukora video ikaba idasukuye ikaba idasa neza, icyo gihe YouTube nayo ntago igibasha kuyisharinga ku bantu bayo kugira ngo babashe kuyireba bayiteho. Niba ushaka gukora video nziza ukayexporta ku buryo isa neza, gerageza uploadingire nibura mu 1080, niyo video nibura igerageza. Naho bira byo munsi y'1080 ira video na quality bifite ntago ibisa neza, YouTube ibona ko nta gaciro ifite ikayisuzugura. Icyo gihe rero ikanga no kuyihereza abantu bayo ngo babashe kuyireba, kuko baba babona n'ubundi nta bintu bizima bigaragara birimo, video ntago isa neza. Icyo ni ikintu rero ugomba kwitaho, ukajya ukora ama video yawe ukayakorera muri mu 1080 muri 4K, ugasanga ama video yawe arakeye, nibwo YouTube nayo iyabona ikabona ari ibintu yakereka abantu cyangwa abakiriya bayo, bakabasha kuyamamarizamo kugira ngo babashe kubona ama ads yabo atambuka nayo agaragara neza cyane. Reka turebe ikindi kintu cya kane. Ikintu cya kane rero ugomba kwitaho ni icyo bita thumbnail cyangwa se title cyangwa titre ya video wakoze. Niba ukoze video, icya mbere ugomba gukora icyo bita titre. Titre ni umutwe w'amagambo avuga icyo wakozeho kuri video yawe, ukayandika neza isobanura neza icyo wakoze cyangwa kiri muri video yawe. Titre ni kimwe mu bintu ushobora kuguhesha amanota yo kugira ngo
abantu baze barebe kuri channel yawe babone video inkuru bagiye gusoma ya titre niyo bahita bakubona bakumva barayikunze. Noneho rero thumbnail ni kindi gikomeye. Thumbnail ni iriya foto ikavaringa video yawe igaragara igihe cyose umuntu yinjiye muri YouTube agahita agera kuri iriya foto. Iyi foto rero igomba kuba ikoranye ubuhanga, ikoranye isuku, irimo mu byo wagiye ugarukamo amavideo yawe, bimwe muri byo ikaba isa neza kandi iteguye neza. Kandi uba ugomba gukora thumbnail yawe udafashe iz'abandi uze uzitereke kuri video yawe. Dukomeze rero n'ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho cyane igihe ugiye kwa uploadinga video yawe, ugomba kwita ku cyo bita description. Description rero ni igisobanuro kigari cyangwa se ni ibisobanuro usobanurira abantu muri video yawe munsi ya title, ukandikamo ku buryo burambuye ukavuga uti video yanjye ikora ku bijyanye n'ibyamamare, video yanjye ikora ku bijyanye n'ubuhinzi, video yanjye ikora ku bijyanye na fashion, video yanjye ikora ku bijyanye no kwiga, video yanjye ikora, ugasobanura uburyo bwose ushobora guha abantu amakuru yose ashoboka ajyanye na YouTube channel yawe, contact y'aho bazajya babasha kukubonera, cyangwa se ukabaha umurongo nyirizina w'uburyo channel yawe ihagazemo cyangwa w'ibyo igenda igarukaho, ukabasobanura neza, ugakora icyo bita tag, ugataginga neza nibura mu magambo nk'atatu ku buryo usanga ibyo wakoze bisobanutse cyane. Dukomereje rero ku kintu cya nyuma aricyo cya gatandatu ugomba kwitaho mu gukora video zawe uka-uploadinga, kora ikintu bita share. Share rero ni uburyo ushobora gusharinga video yawe wakoze mu magroupe agiye atandukanye, haba ku magroupe y'ama WhatsApp, ku ma TikTok, haba ku ma Instagram, ku mbuga zose zigiye zitandukanye uzi ko ufiteho account. Gerageza kugenda usharinga iyo video yawe kugira ngo nawe ukwisharinga n'abo wayihaye bagenda bayisharinga, kugira ngo YouTube nayo ibone yuko video yawe yakunzwe, iri gusharingwa n'abantu benshi, nayo ibashe kugenda iyisharinga hirya no hino, ari nako abantu bagenda bayibona ari benshi bayireba, bakabasha kuba batuma views zawe zizamuka, ababikunze bagakora subscribe, abakunze bakareba amasaha maremare cyangwa se igihe kirekire ukabasha kwinjiza amasaha menshi. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi bikomeye cyane uba ugomba kwitaho mu gihe wakoze YouTube channel ukabasha kujya ku rwego rwo kwa uploadinga amavideo. Ibyo ni ibintu by'ingenzi uba ugomba kwitaho cyane. Icyo gihe rero iyo abantu benshi bagiye bayisharinga hirya no hino, biguha amahirwe yuko na YouTube ibona yuko iyo video yakunzwe, ikabasha nayo kugenda iyisharinga ku bantu bayo. Guys, ndakwinginze rero nkawe nk'umu content creator ukizamuka, nk'uko nabivuze, abo ngabo ni aba content creator tugiye kujya dukorana muri iki gihe bakiri hasi, bakizamuka bagitangira bataragera aho bajya. Nkubwiye yuko telefone yawe ari ikintu gikomeye kuruta n'izo mashini mukoresha cyangwa se kuruta n'izo kamera mukoresha, kuko iyo ugitangira uba ugomba guhera ku bikoresho bidahenze, biciriritse, byoroheje ubuzima, atari ukugomba kwipanika. Icya mbere, tunganya ibyo ukora neza bize bisa neza ukoresheje telefone yawe. Si ngombwa telefone ihenze bihambaye, kuko iyo ari yo yose yabikora mu gihe waba wabashije gufata kamera yawe ya telefone ukayifotoza neza, ukayikodingisha neza, ikabasha gukora ibintu bisa neza by'ubunyamwuga. Guys, ndabakunda rero, gusa ndakwibutsa gukora subscribe nk'umuntu tugiye kujya tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, cyane cyane harimo YouTube business, social media business, ukajya ubasha kugenda ukoreraho nawe amafaranga ukayakigita nk'uko n'abandi bagenda bayafata. Nakubwiye yuko YouTube ni ikirombe cy'amafaranga kuri wowe wabihaye imbaraga cyangwa wiyemeje kuba wakurikira umurongo wa YouTube.
Mubwira yuko tugiye kugenda twigira amasomo agiye atandukanye kuri iyi channel, harimo ukuntu ushobora kujya ukereya imbuga zigiye zitandukanye, harimo TikTok, YouTube yo ni ibisanzwe, urebe uko wakereya Instagram na Facebook n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Nawe wabyikorera kandi ukoresheje telefone yawe, bikagenda neza, bigasa neza, ugatangira nawe ugakorera amafaranga online. Tuzajya tukwereka n'izindi application ushobora kugenda ukuraho amafaranga ku buryo butagoranye cyane. Guys, turabakunda cyane, ibuka gukora subscribe, ukore comment na share.